200 byose. Muri ako kanya nakiriye message y'ubutumwa bw'200 ubwo n'ubundi yaraturutse kuri boss anyoherereje 200 agerekaho na message ivuga iti ndagushaka byihutirwa unsange handi twahuriye hanyuma tuganire ibyo twashakaga kurangiza. Iyo ngiyo ni transport nguhaye kandi ntugire ikibazo ndakongera nandi. Nakubiswe n'inkuba ndumirwa cyane ko amafaranga nk'ayo ngayo kuyakoraho byari bigoye, byansabaga igihe kinini cyane ko nakoreraga 40,000 ku kwezi. Rero numvishe ndutse mu mutima cyane kandi numva ndabohotse, numva akanyamuneza n'ibyishimo byinshi, ariko nanone nkibaza impamvu ampaye 200,000 byo gutega cyangwa se by'itike kandi n'ubundi asanzwe abizi neza ko nifatira bisi ya 300. Naragiye nihuta no gukaraba sinakarabye neza, ndihuta cyane ndetse sinigeze nibuka no gutega bisi, ahubwo kubera ibyishimo byinshi byari byandenze nagiye n'amaguru ngenda niruka, ngenda nihuta cyane kugira ngo mugereho vuba, kuko yarambwiye ko nkeneye cyane mu minota mikeya, cyane ko yaravuze ko afite ikintu gikomeye cyane agiye kumbwira. Yaragize ati ibyo ntakubwiye ejo hashize hari impamvu yatumye ntabikubwira, ariko none nk'uyu munsi ni wo wa nyuma kugira ngo nkubwire ibyo naguteganyirije, cyane ko bifite n'umumaro ku buzima bwawe. Iminota 15 gusa nari mugezeho ubwo namusanga muri hoteli nziza cyane. Ubwo bwarambwira ati ikaze mukobwa mwiza, icara hano uruhuke kandi wake icyo ushaka, cyane ko rwose byose bihari, amafaranga arahari, buri kimwe cyose kirahari kandi kirateguye. Ufata ibyo kurya wifuza, ibyo kunywa ndetse nimba ari n'ibindi byinshi wifuza mu buzima bwawe, umbwire nta kibazo, cyangwa se ubwire bariya baseriveri barabiguha, byose birahari. Navuze nti boss murakoze cyane ariko ntabwo nshonje, gusa ndumva nshaka akantu gashyushye nk'icyayi, wenda hari nibwo nababwira bakankorera. Ntabwo byatwaye n'umunota umwe kuko n'ubundi aho ngaho abaseriveri bari baduhagaze impande, bahise bihuta cyane bakora agacyayi k'amata barakanzanira, nuko ndakanywa maze kugubwa neza, nuko nduhuka neza nshyira umutima hamwe. Mu minota mike cyane boss ari kuri teranga yo gutegukaza n'amaguru. Niyo mpamvu rero nanjye kugira ngo mbyumvishe byabanjije kungora cyane. Rero humura, ariko ikindi gihe guhaye amafaranga yo gutega imodoka ujye uyifata kuko nibyo byonyine bizampa icyubahiro, cyane ko n'amafaranga atabuze iwanjye. Murakoze boss, ubutaha nzagerageza rwose gukora nk'uko mubinsaba kandi mu by'ukuri nzabyubahiriza. Muri ako kanya boss yarongera arahaguruka aragenda ajya kuzana akantu njyewe ntabashije kumenya ko ariko, nuko akantereka imbere arambwira ati Keti, iyi ngiyi ni impano yawe idasanzwe naguteguriye kuri uyu munsi, kandi ikubiyemo nyamukuru ijambo nifuzaga kukubwira, na ndetse ni impano idasanzwe cyane izahindura ubuzima bwawe kuba bwiza. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo hari ikindi kintu gikomeye cyane nifuza kukubwira, ndetse nahoze ntekereza kukubwira ariko mu by'ukuri ntabona imbaraga zo kukikubwira. Ntubyumve nk'aho ari ibintu bidasanzwe cyane kuko ijambo nk'iri ngiri kurivuga biragoye cyane. Niyo mpamvu rero nifuje kugushyirira ubutumwa muri aka kantu kugira ngo nugera mu rugo witonze uze kubusoma, hanyuma urusheho gusobanukirwa neza iby'ijambo nyamukuru kandi rikomeye cyane maze iminsi mu by'ukuri nifuza kukubwira. Keti boss, none se byaba byemewe ko nafungura iyi kado? Ko mbona boss no kwifungura ngeze mu rugo biza kungora, ko mbona ari akantu kadasanzwe. Ese boss bayifungura bate? Keti humura, uraza kubibona kandi urabimenya rwose, gusa ntabwo ari byiza ko kado nk'iyi ngiyi wayifungurira mu maso yanjye, kandi n'ubundi ari kado naguteguriye kugira ngo ize kukunezezereza umutima wawe mu gihe uza kuba wiherereye uri wenyine. Murakoze boss. Byatinze, nyuma y'igihe gito cyane yatumije akawayini, hanyuma barakamuzanira nyine bagasuka mu kirahure, nuko turasangira. Akomeza ambaza se Keti, nta kindi kintu wifuza kunywa?
naramubwiye nti boss ndumva nta kindi kintu nifuza kuba cyane ko numva umutima wanjye utarajya mu gitereko, ati n'iyi kado ubwayo mumpaye inteye ubwoba cyane ko ntazi n'ikirimo imbere. Keti humura, byakabaye byiza nawe usomye kuri aka kawayini. Byatinze naravuze nti boss ntabwo nsanzwe n'inzoga, gusa niba ariko mubyifuza nabikora boss. Nta kibazo Keti, somaho gake, somaho gake nta kibazo, nta n'icyo uraba cyane ko aka kawayini rwose karuhura mu mutwe. Ese wifuza kumenya ibyakurikiye nyuma y'uko Keti anyweye wayini agatangira gusinzira? Ese ni iki cyari kiri muri iyi wayini? Ese ni iki cyakurikiye nyuma yo kunywa wayini? Ese nyuma yo kujya mu modoka byaje kugenda gute? Niba ukeneye kumenya igice cyacu gikurikira, nyamuneka ntutinde gukora subscribe.